Iyi ni part 3 cyangwa se igice cya gatatu. Twari turimo turareba uyu munsi ubajije umwana uti Noheli ni iki, akubwira Père Noël. Iwe ikirango cya Noheli kuruta ko ari ikirango cy'ivuka rya Yesu. Ariko se koko ubundi Père Noël ahuriye he? Cyangwa se afite aho ahuriye n'ivuka rya Yesu? Ese afite aho ahuriye na Yesu? Ibyo nibyo tugiye kureba. Ubundi iyo nyigisho iteye ite? Mu bihugu byinshi Père Noël abonwa nk'aho ari we uzanira abana impano. Mu bihugu byinshi nuko abonwa nk'aho ari we uzanira abana impano. Abana rero bakunze kwandikira Père Noël bamusaba impano. Dukurikije uko umugenzo ugenda cyangwa se uko usanzwe uzwi, uko ukurikizwa, ngo hari utugini duto tumufasha gukora izo mpano, bakazikorera ku cyicaro cye kiri ku mpera ya ruguru y'isi. Uko uwo mugenzo umeze. Mu bihugu byinshi Père Noël abonwa nk'aho ari we uzanira abana impano, abana bakandikira Père Noël bamusaba impano, kandi dukurikije uko uwo mugenzo ugenda hari utugini duto tuza kumufasha gukora izo mpano, bakazikorera ku cyicaro cye kiri ku mpera ya ruguru y'isi. None iyo nyigisho yakomotse, dukurikije uko abantu benshi babibona, Père Noël yakomotse kuri Mutagatifu Nikola, wari arkiyepiskopi w'umujyi wa Mura muri Aziya Ntoya, ubu akaba ari muri Turukiya. Hari igitabo cyitwa The Christmas Encyclopedia cyavuze ko urebye ibintu byose byanditswe kuri Mutagatifu Nikola bishingiye ku nkuru z'impimbano. Niko iki gitabo cyavuze. Imvugo ngo Santa Claus cyangwa Père Noël ishobora kuba ikomoka ku ijambo Sinterklaas, ryagoretswe rivuye ku magambo yo mu rurimi rw'Igihorandi asobanurwa ngo Mutagatifu Nikola. Dukurikije Bibiliya ndetse n'amateka, ntaho Santa Claus cyangwa Père Noël ahuriye na Yesu Kristo. Nta hantu bahuriye. Nta hantu bahuriye rwose. None n'icyo Bibiliya bivugaho rero? Rambura mu Efeso igice cya 4:25 kugira ngo tugendere kuri aya magambo tuyasobanura ariko twamaze kuyasoma. Efeso 4:25 haravuga ngo niyo mpamvu ubwo mwamaze kwiyambura ikinyoma, umuntu wese muri mwe akwiriye kubwizanya ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Buri wese akwiriye kubwizanya ukuri na mugenzi we. Ubwo twamaze kwiyambura ikinyoma, buri wese akwiriye kubwizanya ukuri na mugenzi we. Abagize umuryango wacu nibo bagenzi bacu ba bugufi. Ubwo rero ntabwo twagombye kubeshyanya ku bijyanye n'ibyo tuzi kuri Noheli. Oya rwose, ibintu birimo tubonye ko ari ibinyoma bibiri. Ikindi kintu dukwiriye kuzirikana, twagombye gukunda ukuri kandi tukavuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yacu. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, kubwira abana ko Père Noël cyangwa akana Yesu ari bo babazaniye impano kuri Noheli bishobora gusa naho nta kintu bitwaye. Ubwo utiye abana akana Yesu ndetse na Père Noël nibo babazaniye impano kuri Noheli, rwose ukabura hikuye. Abana bakabifata gutyo. Ariko se birakwiriye kubeshya abana bato nubwo nta kibi waba ugamije? Ko twabonye ko tugomba kubwizanya ukuri kuko kuri mu mitima yacu. Zaburi ya 15:2 haravuga ngo, Zaburi 15:2, n'ugendera mu nzira iboneye agakora ibyo gukiranuka
kandi akavuga ukuri mu mutima we. Imana yifuza ko tuba abanyakuri mu byo dukora byose. Ntabwo bikwiriye ko ababyeyi mubeshya abana ko akana Yesu na Père Noël ari bo babazaniye Imana. Ibyo ni ukubeshya. Kandi Imana ntikunda umuntu utavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Ku murongo wa mbere wa Zaburi ya 15 haravuga ngo ninde uzakira mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Umurongo wa kabiri twari tumaze gusoma, nugendera mu nzira iboneye agakora ibyo gukiranuka kandi akavuga ukuri mu mutima we. Imana ngo uzakira mu ihema ryawe. Imana igaragaza ko kuvugisha ukuri ari ikintu cy'ingenzi cyane mu mibereho y'abantu, cyane ko gifasha abantu gukomeza kubana neza. Umwana nubwo wamubeshya nta kindi kintu ugamije, ariko ntabwo biba bikwiye, kuko Imana ntibyemera. Ikinyoma ni ikinyoma uwo cyaba kiri kubwirwa wese. Zekariya igice cya 8 umurongo wa 19, uwo ni umurongo ushimangira nanone ko ababyeyi mutagomba kubeshya abana kuri Noheli ko Père Noël ndetse n'akana Yesu ari bo babazaniye Imana, kabone nubwo nta kintu mwamugamije. 8:19 Yehova Nyiringabo aravuze ati, kwiyiriza ubusa mu kwezi kwa kane, kwiyiriza ubusa mu kwezi kwa gatanu, kwiyiriza ubusa mu kwezi kwa karindwi no kwiyiriza ubusa mu kwezi kwa cumi bizahinduka igihe cy'ibyishimo n'umunezero mu nzu ya Yuda n'igihe cyiza cy'iminsi mikuru. Nuko rero nimukunde ukuri n'amahoro, nimukunde ukuri n'amahoro. Ukuri ni ikintu kigomba kuranga abakristo mu mibereho yanyu. Abantu Imana yemera, ukuri kugomba kubaranga mu mibereho yanyu ya buri munsi. Ngibi bijyanye na Père Noël. Ikintu cya gatanu tugiye gusuzuma ku bijyanye n'ukuri kuri Noheli ni iki ngiki. Ese Imana ibona ite uriya muhango ukorwa ku birebana no guhana impano kuri Noheli n'ibirori byo kwizihiza uwo munsi mukuru? Mwibuke nk'uko twari tumaze kubibona hejuru, Père Noël yabaye ikirango cya Noheli kuruta uko ari ivuka rya Yesu. Biba bisekeje rero kubona igihe nk'icyo abantu bagombye kuba bahesha Yesu icyubahiro kiba ari igihe cyo kubeshya abana ko Père Noël yabazaniye impano. Ariko nanone ubona ari n'igihe cyo gutanga impano n'ibirori byo kwizihiza iminsi mikuru, kurya no kunywa ndetse n'ibindi kuruta uko ari ivuka rya Yesu. None Imana ibona ite ibintu nk'ibyo byo guhana impano kuri Noheli n'ibirori byo kwizihiza uwo munsi mukuru? Ubundi iyo nyigisho yabyiteye ite? Umuhango wo gutanga impano kuri Noheli ni umuhango wihariye kuko kuri uwo munsi abantu bahana impano cyane. Nanone mu gihe cya Noheli abantu bagira ibirori bakarya kandi bakanywa. Ibyo ni ibintu dusanzwe tubona byakomotse ibyo bintu byo gukora biriya birori kuri uriya munsi. Ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wa Saturnaliya wakorwaga n'Abaroma byatangiraga tariki ya 17 Ukuboza bigasozwa tariki ya 24 Ukuboza. Ari nabwo abantu bahanaga impano muri iyo minsi. Mu mihanda no mu ngo habaga hari urusaku rwinshi rw'abantu bari mu birori basinze kandi barangwa n'imyifatire itagira rutangira. Ibyo ntabwo mujya mubibona kuri Noheli, nizere ko mubibona. Umunsi wa Saturnaliya no muri icyo gihe nuko byabaga bimeze. Umunsi wa Saturnaliya wakurikirwaga n'ibirori byo kwizihiza itariki ya 1 Mutarama. Umunsi nawo warangwaga n'ibirori byamaraga iminsi igera kuri 3. Birashoboka ko ibirori by'umunsi mukuru wa Saturnaliya nibyo ku itariki ya 1 Mutarama byizihizwaga rimwe nk'aho ari umunsi mukuru umwe ugikomeza. None ko byakomotse aho, Bibiliya ibivugaho iki? Icyo Bibiliya ivugaho, kwishima no kugira ubuntu ni imico iranga abantu bari mu idini ry'ukuri. Rwose tuba tugomba kwishima tukanezerwa nk'uko muri Zaburi ya 32 umurongo wa 11 yabivuga. Ndetse akenshi umunezero nk'uwo ujyana no kugira ubuntu. Migani 11:25. Kandi nanone mu byakozwe igice cya 20 umurongo wa 35 Yesu yavuze ko gutanga bihesha ibyishimo kuruta guhabwa. Muri uko igice cya 6 umurongo wa 38 yaravuze ngo mugire akamenyero ko gutanga, mu yandi magambo bibe kimwe mu bintu bibaranga mu mibereho yanyu ya buri munsi.
rwose ibyo ni ibintu byiza. Cyakora umuco nk'uwo gutanga ntawe uhuriye na gahunda yo gutanga by'umuhango. Ntawe uhuriye na gahunda yo gutanga by'umuhango gusa cyangwa gutanga ubihatiwe ngo nuko umunsi wageze ngo ugomba gutanga impano. Oya. Mu Bakorinto ba kabiri igice cy'icyenda umurongo wa 7 hari ikintu cyavugwa tugomba kuzirikana. Abakorinto ba kabiri igice cy'icyenda umurongo wa 7. Buri wese akore nk'uko yabyiyemeje mu mutima we, atagononwa cyangwa se n'ushyizweho agahato, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Ntabwo ugomba guhatirizwa n'uko ugomba gutanga ku munsi mukuru bitewe n'umugenzo runaka w'abantu. Oya, ahubwo ugomba gutanga ukurikije uko wabyiyemeje mu mutima wawe udashyizweho agato, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Abumvira ayo mahame ahebuje muri Bibiliya batanga babitewe n'uko bagira ubuntu babivanye ku mutima, bakaba bashobora kubikora igihe icyo ari cyo cyose mu mwaka. Igihe icyo ari cyo cyose cy'umwaka baba bashobora kubikora, apana kubikora mu mpera z'umwaka ziriya tariki gusa. Imana iha umugisha umuntu ufite umutima nk'uwo gutanga, kandi nta na rimwe bimubera umutwaro kubera ko abikora igihe yabishakiye, apana kubikora ku minsi runaka gusa. Iki kintu cya gatanu ku birebana n'ukuri kuri Noheli. Imureka rero Noheli ntikajye igiba umunsi mwiza, icyakabaye umunsi mwiza. Noheli ubundi yakabaye umunsi nyine wo kwizihiza ivuka rya Yesu, nubwo nabyo bitemewe, ariko nta nubwo bikiri ibyo. Ahubwo biba bisekeje kubona ukuntu igihe nk'icyo abantu bagombye guhesha Yesu icyubahiro kiba ari igihe cyo kubeshya abana ko bazaniye impano n'akana Yesu ndetse na Père Noël. Kikaba ari igihe cyo gusinda n'urusaku n'iki byose. Ibi ni ibintu byo gutekerezaho kandi ukuri ko kuri kw'ibintu. Iyo ufashe ibintu hafi ya byose twabonye ku bijyanye na Noheli maze ukabisuzuma wifashishije Bibiliya, tubona ko bifite inkomoko ya gipagani kandi bikaba bishingiye ku nkuru zo muri Bibiliya zagoretswe. Imigenzo ikorwa kuri Noheli ni iya gikristo ku izina gusa. Umunsi wa Noheli waje kuba uwa gikristo te? Nyuma y'ibinyejana byinshi Kristo apfuye, hadutse abigisha b'ibinyoma benshi nk'uko Bibiliya yari yarabahanuye muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 3 kugera 4. Abo bantu rero batagiraga amahame bigenderaho bari bashishikajwe no guhuza ubukristo n'ibyo abantu benshi b'abapagani bakoraga aho kwigisha ukuri. Kubw'ibyo bagiye bemera iminsi mikuru ya gipagani yo mu rwego rw'idini maze bakayigira iya gikristo. Muri Petero wa kabiri igice cya 2 umurongo wa 1 kugera 3, Bibiliya yaravuze ngo abo bigisha b'ibinyoma bazababwira amagambo y'amahimbano kugira ngo babarye imitsi. Ariko urubanza baciriwe uhereye kera kose ntirutinda, kandi kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Rero ibi byose umuntu mu Bible abiha agaciro cyane ko ari amagambo yose yahumetswe nk'uko aha agaciro Bibiliya yose. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bakurikiza Bibiliya cyane usanga batemera imigenzo iyo ari yo yose n'iminsi mikuru y'ikinyoma yo mu rwego rw'idini, kuko bazirikana koko iminsi mikuru yo mu rwego rw'idini idakomoka ku Mana, idashobora no guhesha Imana icyubahiro. Umunsi mukuru rero witwa wo kwizihiza ivuka rya Yesu, uyu munsi wahindutse urwitwazo rwo gusinda no kurara inkera. Ugasanga abantu benshi buzuye mu maduka aho kugira ngo buzure insengero. Abagize imiryango bakishora mu myenda kugira ngo bagure impano, n'abana bakananirwa gutandukanya ukuri n'ikinyoma, aho usanga bananiwe gutandukanya Père Noël na Yesu Kristo. Imana rero ifite impamvu zumvikana zo kuba yaravuze ngo ntimukongere gukora ku kintu gihumanye, nk'uko bigaragara mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 17. Ngibyo ibijyanye na Noheli. Ariko nanone twagendeye kuri Bible n'ibitabo byinshi bitandukanye byagiye bigira icyo bivuga ku mateka ndetse n'ahantu izo nyigisho zikomoka. Mwakoze cyane gukurikira ibi bice bitatu byavugaga ukuri ku byerekeye Noheli. Nizere ko mwabonye byinshi, nizere ko mwatekereje, nizere ko namwe mushobora gukora ubushakashatsi hasigaye mugafata umwanzuro. Mwibuke ko kwishima, umuntu ashobora kwishima rwose, tunagomba kwishima, ariko si ngombwa kwishima ku munsi tutazi ahantu ikintu cyavuye n'uburyo tutazi ibintu ukuntu byagenze.
gusa umuntu aba ashobora kwishima. Mwakoze, keep being blessed.